Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba BigTown TV. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe amateka ya Noheli n'impamvu yizihizwa n'abantu batari bake ku isi. Kuri ubu hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda, imyiteguro irarimbanije y'umunsi mukuru wa Noheli wizihizwa n'abakristo batari bake ku isi. Ibi bigaragara neza iyo utembera mu mijyi, aho usanga imitako n'amatara y'amabara atandukanye biba byaka bimyasa. Nta yindi mpamvu ni ukwizihiza umunsi mukuru w'amavuko w'umwami Yesu Kristo. Ibitaramo bitandukanye n'indirimbo ziririmbwa ku itariki 25 Ukuboza na mbere ho gato, usanga intera ari imwe: Yesu yatuvukiye. Ni mu gihe nanone abakristo benshi baba basabwa gutunganya imitima yabo ngo Yesu azabona aho avukira. Twagerageje gushaka ese mu by'ukuri uyu munsi ni icyo uvugwaho mu mateka. Ijambo Noheli rikomoka ku ijambo ry'igifaransa Noel, naryo ryakomotse mu kilatini Natalis, bivuze amavuka. Mu cyongereza Noheli ikaba yitwa Christmas. Ivuka rya Yesu Kristo rifatwa nk'ikintu kidasanzwe kuko usanga abantu benshi bizera Kristo kuri uwo munsi mu gihe bari kuwizihiza, aho usanga henshi baba bahatatse imitako y'amabara atandukanye mu ngo zabo n'aho bakorera, ndetse no ku mihanda hahurira abantu benshi. Usanga n'abatawizera ubabera umunsi mwiza wo guhana impano no gusohokana n'imiryango yabo, dore ko ahantu henshi ku isi banatanga ikiruhuko. Gusa hari ibihugu bimwe na bimwe uyu munsi wa Noheli utajya wizihizwamo, urugero nk'igihugu cy'Ubushinwa. Mu gihugu cy'Ubushinwa imijyi yizihiza Noheli ikaba ari Hong Kong ndetse na Macau, Ubuyapani, Arabia Saudite, Algeria, Thailand, Nepal, Iran, Turukiya na Korea ya Ruguru. Ibi bihugu ntabwo bijya byizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Ese ubushakashatsi buvuga iki ku munsi mukuru wa Noheli? Benshi mu bahanga bagiye bakora ubushakashatsi basanga Yesu ataravutse kuri iyi tariki, kuko umunsi wa Noheli waba waremejwe kugira ngo uhurirane n'imboneko z'ukwezi kwa mbere kw'itumba, kuko abaromani bawizihizaga ku itariki 25 Ukuboza buri mwaka. Mu kinyejana cya 18 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, haboneka abashakashatsi bagiye bagerageza gusobanura ibya Noheli. Mu 1743 Paul Ernest Jablonski yavuze ko Noheli yashyizwe ku itariki 25 Ukuboza kugira ngo ihurane n'umunsi wa kiromani wo kwizihiza izuba wa Dies Natalis Solis Invicti. Uwitwa Isaac Newton yasobanuye ko iyo tariki yafashwe kugira ngo ihurirane n'imboneko y'ukwezi kubanziriza itumba, kandi mu gihe cya kera yari yizihizwaga ku itariki 25 Ukuboza. Ibi bigatuma wanavuga ko kubera iyo mpamvu Noheli wari umunsi wa Gipagani, nk'uko amwe mu matorero ya Giprotestante na n'ubu ngubu bakibifata. Ese kuki hari abavuga ko Noheli ari imigenzo ya Gipagani? Mu myaka y'1500 nibwo amwe mu matorero ya Giprotestante yanze kujya yizihiza Noheli kugeza uyu munsi. Bavuga ko babiterwa n'uko abakristu bo mu kinyejana cya mbere batizihizaga ivuka rya Yesu. Ikindi kandi bashingiraho bavuga ko nta gihamya kigaragaza itariki Yesu yaba yaravukiyeho. Umunsi mukuru w'Abaroma witwa Saturnalia wizihizwaga mu kwezi k'Ukuboza hagati, niwo bavanyeho imyinshi mu migenzo ikurikizwa kuri Noheli. Urugero, kwizihiza uwo munsi nibyo byaje kuvamo imigenzo yo gukora ibirori bihambaye, gutanga impano no gucana za buji. Nta kazi kakorwaga kandi n'abacuruzi ntibacuruzaga. Ku munsi mukuru wa Saturnalia
iyo abantu bo mu Burayi babaga bashaka kwirukana imyuka mibi no kwizihiza imboneko z'izuba zabaga ahagana ku itariki 25 Ukuboza, batakaga amazu yabo bakoresheje udutara tumyasa n'ibiti by'amoko menshi. Ibi rero bivuzwe haruguru nibyo bashingira bavuga ko Noheli nawo ari umunsi wa gipagani. Ese ni iyihe mpamvu Noheli yizihizwa ku itariki 25 Ukuboza? Nubwo Bibiliya ari igitabo cyemerwa n'abakristo gikubiyemo amahame y'inyigisho biyobora abakristo, ntabwo kigaragaza itariki Yesu umwana w'intama w'Imana yavutseho. Ese izi tariki zaje gute? Abayobozi ba Kiliziya bahisemo iyo tariki bashaka kuyihuza n'umunsi mukuru wa Gipagani Abaroma bizihirizagaho ivuka ry'izuba ritaneshwa, bishimira ko izuba ryongeye kuboneka. Ibi bikaba byarakozwe kugira ngo abapagani bahindukirire ubukristo barusheho kubuha agaciro. Kubura inyandiko zigaragaza igihe Yesu yavukiye byatumye Kiliziya ihitamo umunsi wizihizwaga imigenzo ya gipagani kugira ngo bayiburizemo. Mu mwaka wa 330 nibwo umwami Constantine yashyizeho umunsi wa 25 Ukuboza nka Noheli y'abakristo, hanyuma biza kwemezwa burundu na Papa Liberius kari wo munsi nyawo wo kwizihiza isabukuru y'amavuko ya Yesu Kristo. Noheli ni umunsi rimwe na rimwe utwara ubuzima bw'abantu kubera impamvu zitandukanye, zirimo impanuka ziterwa no gutwara ibinyabiziga abantu basinze. Ni umunsi usiga imiryango myinshi uri mu madeni uruhuri, abiganjemo abangavu batwara inda zitateganijwe, ugasiga ibikomere byinshi mu miryango itandukanye. Ibi byose bigaragaza ko abizihiza Noheli batazi impamvu yayo n'uburyo nyabwo bwo kuyizihiza, kuko Yesu ubwe yivugiye ko yazanywe no kugira ngo abantu babone ubugingo, ndetse ubugingo bwinshi. Byaba bitangaje kwibuka uwazanywe no kugira ngo abantu babone ubugingo bwinshi biba intandaro yo kububura. Amateka ya gikristo agaragaza ko Noheli yatangiye kwizihizwa bwa mbere ku wa 25 Ukuboza mu mwaka wa 336 mu bwami bw'Abaroma ku ngoma y'umwami w'abami witwaga Constantine, ari nawe wabaye uwa mbere wemeye kuyoboka ubukristo. Abasesenguzi n'abigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bavuga ko nubwo Constantine yabaye uwa mbere wemeye ubukristo, nawe wabaye umwanzi wa mbere wabwo, kuko yarabuyobotse ariko ntibwamuhindura, ahubwo bumuyobora ukomeye wo kugoreka amahame menshi bwagenderagaho. Dufashe urugero, yafashe umunsi wo gusenga uva ku wa gatandatu ujyanwa ku cyumweru. Umubatizo wo mu mazi menshi uhindurwa wo ku gahanga, kandi ibi byari bifitanye isano n'imyemerere ya gipagani y'Abaroma. Nubwo itariki ya 25 Ukuboza ihurirwaho na benshi, ariko impamvu y'iyo tariki ivugwaho mu buryo butandukanye. Reka turebere hamwe impamvu zivugwa zituma abantu benshi bizihiza uyu munsi mukuru wa Noheli. Impamvu ya mbere ni uko bamwe bavuga ko umunsi Mariya yahabwaga ubutumwa na marayika Gaburiyeli wo kubyara Yesu Kristo ku wa 25 Werurwe, bikaba bisobanuye ko niba yarahise asama inda y'umwaka yaba yarabyaye ku wa 25 Ukuboza nyuma y'amezi 9. Impamvu ya kabiri nuko mu muco w'Abaperesi bagiraga umunsi mukuru bitaga Yarda Night, usobanura ijoro ryo kuvuka. Wabaga ku wa 25 Ukuboza, aho imiryango n'inshuti bateraniraga hamwe bakarya bakanywa basa nk'abaterekera Imana y'urubyaro. Abakristo muri icyo gice bahisemo kujya bizihiza umunsi w'ivuka rya Yesu ku munsi abandi bari kwizihiza Yarda Night.
Impamvu ya gatatu ni yayindi twababwiye haruguru yo kwizihiza umunsi w'izuba. Abaroma bakaba barakoraga imihango yo kwibuka ivuka ry'Imana yabo idatsindwa ari ryo zuba, ndetse ni nawo umunsi bahaga icyubahiro Imana y'ubuhinzi bitaga Saturne mu rwego rwo kugaragaza kwigumura ku mihango y'abakurambere no kwamamaza ivuka rya Yesu mu cyimbo cy'ibigirwamana. Abakristo bahisemo kujya bizihiza umunsi w'ivuka rya Yesu mu gihe abandi bizihizaga Solstice na Festival of Saturnalia. Impamvu ya kane ni uko kuwa 25 Ukuboza, aho itorero rya mbere bizihizaga umunsi mukuru bitaga Epifani, bikaba bisobanuye guhishurwa k'umunwa w'Imana. Aho bizihizaga umunsi abanyabwenge bagiye kureba Yesu Kristo n'uwo yabatirijweho. Impamvu ya gatanu ni uko kuwa 25 Ukuboza Abayahudi bagiraga umunsi mukuru w'umucyo bitaga Hanuki. Abakristo b'Abayahudi batangiye kujya bawizihizaho umunsi w'ivuka rya Yesu kuko bavugaga ko ari we mucyo w'isi. Uretse izi mpamvu tuvuze n'izindi zose tutavuze, usanga ntayigaragaza neza impamvu yatumye Noheli yizihizwa kuwa 25 Ukuboza ngo itange umucyo ku mpamvu nyayo yo gutuma abatuye isi bayibuka kandi bagaha agaciro ivuka rya Yesu Kristo. Impamvu nyayo yo kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo iri mu magambo Imana yabwiye inzoka, ariyo Satani, ubwo yari amaze gutuma umuntu atakaza gukiranuka kw'Imana. Mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 15, Bibiliya igira iti: nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Impamvu ya mbere yo kwibuka ivuka rya Yesu Kristo ku bakristo no ku isi yose ni uko urubyaro rw'umugore rwari rubonetse. Indi mpamvu ya kabiri ni uko impamvu y'uwamazeho imirimo ya Satani yerekanywe. Yohana yabivuze agira ati: ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Impamvu ya gatatu ni uko Adamu utanga ubugingo yabonetse. Pawulo yabivuze agira ati: nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Indi mpamvu ya kane ni uko Imana yaje kubana natwe yambaye umubiri w'umuntu ariko ifite kamere yayo yo gukiranuka. Yesaya yabihanuye agira ati: dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ibi ngibi tukaba tubisanga muri Yesaya ndetse no muri Matayo. Indi mpamvu ya gatanu yo kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, Marayika Gabriel yabibwiye Yosefu agira ati: uzabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ese uburyo nyabwo bwo kwizihiza Noheli ni ubuhe? Si ukurya neza, si ukwambara neza, si ugukora ibitaramo n'ibindi bifitanye isano no kwinezeza cyangwa kwibuka imihango n'imigenzo ya ba sogokuruza, ahubwo ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Yesu Kristo we yarabyivugiye agira ati: umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Akomeza agira ati: nuko Yesu arabegera avugana nabo ati: nahawe ubutumwa bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwami n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi.
Reka dusoreze aha ngaha, jyewe mwari muri kumwe nitwa Michael Hakizimana, kandi nkwibutsa gukanda subscribe nimba utarayikora. Imana ibane namwe kandi mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023 uzababera umwaka w'imigisha.